Ntabwo ntuza ntabwo ndyama agatotsi nikaza ntabwo nyuzwe n'ibimbona biricwa n'abasaza nabihize kenshi nkaceceka nkaruca nkarumira bikarushaho gupfa reka nature ikibyi nje nyisature nkota y'ururimi ryayo rwitamo inyirimbure reka mbibutse dutangira tutaza aho bizagana nta bukaru nta n'icyizere cyo kuza gafata amatara araka injyanira abatitiza nzayirwa zirazema umuganda asubira inyuma tubikora tubikunze turamamara urukundo rw'abafana rugenda rutumotiva kuko twaje muri timba zakaki dikisi kuma jampa tugifungamo nazi imitima y'abato tuyifata bugwata abasani b'iyo minsi bayoberwa ibibaye dukora ku mitima ibisebe tukomora haleluya aha twagiye vayo aha kuvuka ndi umuhungu nibyo byangize umuhanzi nanazi ko hari ubwo byavamo umugati bijyamo na nabi bamo neza cyane rubanda ruhera ko rukunda inyandiko zanjye kuko twakoze imihanda irimo amabara twashyize ibyo twabonaga hagaragara ukuri rero hari abantu bakukwangira bakakuvangira ukiyangana rigatangira gusa ntihabura abo twakoze ku mitima wallahi bikanabahindurira ubuzima iki cyatumye twemera kuba intumwa za rubanda ngo tuvuge ibyishaza ritavugwa Janizera yuko hari igihe kizagera mugisha ukaza amahirwe akadusekera bizabarenga babona uwo bisingegera ndi gukora amateka ahantu hose arenze kwemera iyi mihanda izatwibuka imvune zatuzonze komedi zirenze twakoze ariko mukanga guseka kugeza na n'ubu ese muzemera twapfuye aha tuma dance muri club phone nkuri he upampe twinjiye n'indege zanisariye izindi nzana ziri hasi zaraburije ngo amacupa n'ibirahura meza yuzuye club yose nayiteruye DJ n'umugome ndumva yabinkoreye akenda nkamanura kana nagasekeje hasi kari kwikora gusaje gara duma dance low key abana baza bambaza ngo who is this ngabandi gwari ko you look Chinese DJ ndi kumwe na we toxic mashari hehe ladies and gentlemen okay no diplomate we biba biri slow niyo mpamvu mbanje gufata mukatamaru kugira ngo mpumeke aha diplomate young junior byinshi cyane mu byo wifuza utajya ukorera byinshi cyane mu byo ukorera utajya usengera byinshi cyane mu byo rurema kugenera utajya ushimira irahanindya ryo rikuvuyemo isi iragusema igihe ni nk'inkota iyo kigucitse kiragutema ibiryohera amatama byinshi byigarika abato bikabakenya akanwa k'iminsi ni nk'ak'ingoni ihora irekereje umukombo udakenga arahekenywa ndacyaguha ndacyari wa undi nk'impumuro ya caguwa ndacyashaka icyatuma ni nayo mpamvu ituma hip hop ndacyabaha thank you very much. So guys, right now turi muri 2025 ubu ngubu maze 5 years nkora stand up comedy. Ladies and gentlemen, munkwemere mu mashyi. Maze imyaka 5 natangiye gukora stand up comedy gen zitarabaho gusa brother Merci niwe watumye nza muri biboro bya stand up and then gen ziraza turayitangira turayubaka igera hangaha igeze. So noneho I'm going to pretend as if I'm Merci niyakire kuri stage noneho nk'umuntu twatangiranye nyine biboro ebane nihereze nyine na respect ngiye kwa Merci. Ladies and gentlemen, I'm about to welcome this guy on the stage. He's the biggest comedian in the city. Ladies and gentlemen, this guy, we start these things together. We got all we know by the experience of this stage. All the way from Gisenyi City. Give a big, warm round of applause for the one and only Mr. Ishimge Joseph. It's a rolly top shutter and presenting Joseph Comedian. Kaya Rolly top shutter and presenting Jen's Comedy Show. Kaya Rolly top shutter and presenting the CIM Presents.
ya don't know umesahau ulipotoka, hujui unapokwenda, ukapata kiburi kuona mimi nakupenda, ili kutamini nalo penzi kulienzi, na leo siamini kama umesaliti mpenzi, kwa kuwa nilikukuta kijijini Sitimbi, umebeba mahindi na kurusha la magimbi. Kigori mwenye umbo kama Naftori, ungepiga nani story, nilikuwahi kuweza kukufahamu. DJ hala. So abantu bakunda gukompara Bruce Melody na The Ben cyane. Noneho Melody agifite inda atarayibagisha, baravugaga ngo The Ben wacu, nyine abafana ba The Ben, ngo The Ben wacu ngo ari fiti, ngo ntanda afite, ngo ariko ngo Melody we ngo afite inda nini, nkaho nyine ari nk'igisambo. Urumva ngo afite inda nini, Melody aragenda inda arayibagisha. Gusa iriya nda ya Melody, izi nda z'aba Muyoboke, izi z'aba Papa Buryohe, iki ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Aya The Ben atemba ajya hanze, turayabona, ariko ay'aba bagabo nta na rimwe wari wabona ari kurira. Aya ni amarira yababanye menshi mu nda, ariko ntuza Melody we azi ubwenge, amubana menshi akagenda akabagisha inda. Niyo mpamvu yayibagishije bwa mbere, ubu ikaba yarongeye kugaruka. Hari ukuntu yatangiye kongera kugaruka, arimo ararira muri iyi minsi. Yarashibutse. Okay, murakoze kunkosora ku Kinyarwanda. Ariko umuntu nka Muyoboke guhera 8-7 arimo aramanaginga impara ziramuriza, indireguka 9-8 amanaginga Miss Chanel akiza mu muziki, aramuriza indi Banyarwega 2-2 amanaginga Tom Close, indi iragenda ibumuduri muri za 2010 na kanga ejo bundi ariko managinga Charly na Nina, noneho bo baramuhogoza, umugabo aragenda rwa rurushwima ebana, indi iragenda ibanini. Nyamuneka Muyoboke rwose, niba atanaje mu mugira inama agende abagisha inda, otherwise muri iyi minsi ari kugendana n'igisamagwe Tiger B, umunsi cyamuti kuyijanja kuri rya bondo. Warya ngo i Kigali nta kiyaga kihaba, abantu mutazi koga muye mubyiga, biri seriye. Gusa ba Muyoboke bafashije music ya Sekiri igihe kirekire, nibagire bafashe na music ya gospel nayikure. Mu byukuri mu Rwanda dusa nkaho dufite Mbonyi wenyine, kandi abahanzi ba gospel nabo bagomba gukura bakamera nk'abasekira, nabo bakajya boro zabo zikajya zitrendinga cyane nk'izi za Sekira. Impamvu ibitera abahanzi ba gospel nago bagira energy nk'izo muri Sekira. Nk'urugero, reba energy Chrisiza bafite, urumva ibaze nk'umuhanzi wa gospel nawe azigira. Wenda bashobora kuvuga ngo baranabisi, ngo naga abakristo, ngo twakoranga ibintu nka biriya. No, Chrisiza igeze kuririmba indirimbo y'Imana, yanayikoranye na Fireman iriya Adonai, ariko yari afitemo energy, ati ndashima Dona, akajya kuri utuboro ukabona turaryoshye. Imagine nka Theo bose babireba akoze indirimbo mu buriya buryo, ati hari igihe unyura mu kigeragezo gika ewan abantu byaba biryoshye. Mbonyi akajya akora nko mu buryo bwa Bulldog, ntarape. Hari ukuntu Bulldog nabonye agira comportement nk'izinyogo, ahantu harira bahashyira da, ajya aririmba ngo umwadu udafite inenge na cyambuza kumwinjiza imidenge, n'iniga ya dengere na cyambuza kuyipfa umudami imyenge. Ibintu bya da ahantu harira n'inyogo nakunda kubikoresha, ngo mwampaye ngo inzoga y'ibinyemodo ngo nadababaye, ibintu nyine nk'ibyo ngibyo. Na Mbonyi nicyo gihe ngatangira ririmbe mu buriya buryo, urumva atangire ati abagabo badadutanwa nadabibonye mu minsi 3 gusa Satana dayamanika isi y'umwijima yose ihinda umushyitsi badabazanya mbese uwoni uri nyidubwenge, mbese naguhiki udi number 1 nyidugukomeda, niki nagushinja
uduwambere ishyanga bose nibavuge ko weda isanzure naryo deka bagushime. uri kumva ukuntu byaba bisoundinga neza? Ibyo bintu bisoundinga neza. Ubundi ibintu bya gospel byinshi bigomba kuzamo amavugurura. Hari abantu bigeze kuvuga ngo Bibiliya ngo nayo ngo izavugururwa. Abantu bamwe baravuga bati reka ngo iryo ni ishyano, ngo muri Bibiliya haranditse ngo ijambo ry'Imana ngo ntacyo bagomba kongeraho cyangwa kubigabanyaho. I understand. Nanjye ndi umukristo, nzi ijambo ry'Imana, papa ni pasiteri, undebye gutya nambaye uhita ubibona, urumva? Ariko Bibiliya hari ibintu nanjye mbona ko bakwiye kuvugururamo. Ndabaha fact. Ntibavuga mu rurimi rw'ikinyarwanda impumyi, bavuga umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, ariko muri Bibiliya barabivuga ngo Yesu ahumura impumyi, bakabyerura. Ibyo bigomba guhinduka, bakavuga Yesu ahumura umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. No mu ndirimbo ahantu bagiye babiririmba bakabikuramo, hari nk'indirimbo ya Rehoboti baririmbye ngo Barutumaye wari umaze imyaka myinshi ari impumyi, yarabuze uwabasha kumukiza. Iyo bagomba kuyihindura bagakora remix. Barutumaye wari umaze imyaka myinshi abana n'ubumuga bwo kutabona, yarabuze uwabasha kumukiza. Ibyo bagomba kubihindura. Bibiliya igomba kuvugururwa. Reka mbereke nk'urugero rw'ibintu biri muri Bibiliya bitagakwiye kubamo. Ababyeyi, papa Buryohe, abana bawe si muri abakristo, si ujye ubashishikariza gusoma Bibiliya. Kandi harimo n'abana bato nka Baju. Ibaze Baju aramutse asomye ibi bintu papa Buryohe, ariko asarabisoma mwe muri abahe? Sha nari ntangiye kwitiranya ibintu. Ubundi Baju ajya areba ziriya content mukora. Nari nibagiye ko muzikorana. Reba nka Baju agasoma ibi bintu. Imagine Baju agasoma. Oya ariko reka mpere hano. Muri Yesaya. Urumva muri Yesaya haranditse ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo. Can you imagine icyo kintu? Agahitamishwa n'imibabaro. Ngo nyamara ibicumuro byacu ngo nibyo yacumitiwe, ngo yashenjaguriwe gukiranirwa. Nyine aya magambo actually niyo mpamvu ndi kuvuga bazediting Bible. Gucumita ni ijambo ryo mu Kirundi, ntago ari Ikinyarwanda. Ikinyarwanda ni nko kujomba cyangwa gushinga, urumva? Ariko aho bikoreshwa mu Kinyarwanda nawe uzi icyo bibyara. Niyo mpamvu Bibiliya igomba kweditingwa. Not only that, Bibiliya barerura cyane bagakabya, urumva? Mu Balewi ibice 22 umurongo wa 24 haranditse ngo igifite amabya yahombanye cyangwa yamenetse cyangwa yajanjaguritse cyangwa yashawe ntimugagitambira Imana. Ariko papa Buryohe tujye tuganira vraiment. Soma Balewi, uri kumburanye. Soma Balewi ibice 22 umurongo wa 24 urabibona. For sure Bibiliya bagomba kuyeditinga. Singiye kwinjira muri bya bindi by'amantuza, murabizi nababyeho igihe kirekire, ariko Bibiliya igomba kweditingwa. Uri kumva? Guys, reka mbabwize ukuri. Tuvuye muri ibi ngibi bya Bibiliya, reka tubirenge. Hari ikintu nshaka kubabaza, sibyo? Ni iyihe mpamvu abantu turi muri creative industry twatangiye kwamamara, abantu tuziranye ba kera mbere yuko nyine tuba abastari, urumva? Usanga bari kugenda bagira nyine batuvugaho ibintu bibi. Nta muntu wabaye umustare wareba ngo nyine uziko biteye n'imirongo mbabwiye, ndi kubona abantu bose ariyo bari kwisomera izina ry'Imana ndabarogoye. Umva muze kuza kuyisoma dutashye, mubanze mumereza attention tubanze dukore, urumva? Njyewe mfite ikibazo, papa Buryohe twiganirire. Ni iyihe mpamvu usanga abantu b'abastari, umuntu umuntu muziranye mbere yuko umustar, iyo ari kuvuga ko muziranye aba ari kukuvuga nabi? Nk'urugero mu rugo njye ni Gisenyi,
nk'abajama bakinanye na bari aba Haruna Niyonzima ba Muhajiri ba Jihadi usanga bari kugenda babivuga nabi ngo ka Jihadi ngo kariya ururaruswende ngo rwantwazaga ngo godiyo ngo ngenda ngo mutera inkonji ibiki n'ibiki kandi ugasanga ni umujama afite imyaka 30 aracyari mu academy k'abana bato ariko akaba ari kuvuga nabi Muhajiri uri kumva ugasanga nk'ubu ngubu nagiye Franco nari mubonye he nagiye kurira Noheli wabo kwa Franco iyo bagusobanuriye inkomoko ya ruriya ruhara bakubwira ko ruhara rubushye ngo nyina yamumennye igikoma mu mutwe ngo kimucitse uri kumva ngo ruhara ngo nagaru ukwiyogoshesha ngo nubushye inda ya Muyoboke abo baziranye kera bakubwira ko ari igiheri yashimye kikangana kuriya nyine nta muntu uvuga neza nyine umuntu wabaye umustari iyo baziranye mbere yuko abo umustari nk'ubu urugero hari umwarimu watwigishije yaratubwiye ngo yiganye ngo na agorere ngo muri kaminuza ngo bamwitaga Kindigite mu bintu byose bakoranye muri kaminuza Kindigite niyo yari ari kwitekerereza gusa ukuntu byagendaga ngo yari ari umuswanga akunda gukopera ngo baba ari nko muri kati bakabaza ngo harya ngo icya karindwi ngo ni iki no wamubwira ari nk'urujambo rukomeye akakubwira ngo Kindigite ngo inyuguti ku nyuguti ngo naho ngo Kindigite ngo yaturutse ngo baba mubatije Kindigite gutyo uri kumva nyine nta muntu mwamuziranye ngo akuvuge neza njewe abastare baraje abantu bose bahita barangara izina ry'Imana Betray ubu ngubu stage ni yanjye bro twubahane ariko by the way I'm your big fan JC man nakoze show hano narabye boro zanyu zose mudahari man subiremo murabinyemereye okay sawa twagiye none ubwo haje Betray na JC gusa nibo ngiye gukorera kugira ngo time ntayitwara sibyo okay JC twagiye ntabwo ntuza ntabwo ndyama agatotsi nikaza ntabwo nyuzwe niba imbona biricwa n'abasaza nabihize kenshi nkaceceka nkaruca nkarumira bikarushaho gupfa reka nature ikibyi mbyenyi sature hota y'ururimi ryayo rwitamenye irimbure reka mbibutse dutangira tutaza aho bizagana nta bukaro nta n'ikizere cyo kuza gafata amatarara kinjyanira abatitiza nzayirwazirazima umuganda asubira inyuma tubikora tubikunze turamamara urukundo rw'abafana rugenda rutumotiva kuko twaje muri timba zakaye tikisi ku majamba tugifunga monaza imitima y'abato tugifata bugwata abasani biyo mitsi bayoberwa ibibaye dukora ku mitiba y'ibisebe twomora haleluya Betray kuma dance muri club phone nkuri he bo papi twinjiye n'indege zani sariye gwizindi nzana ziri hasi zaraburije gamacupa nibirahura meza yuzuye club yose nayiteruye DJ n'umugome ndumva yabinkoreye akenda nkamanura kana nagasekeje ha sikari kwikora gusa garaduma dance low key gabana baza who is this ngabandi ngo ariko you look Chinese DJ ndi kumwe nawe ni toxic thank you so nakoze umwanya munini nagiye mbabwira amaverse birabajagaraza reka nkore staff ya nyuma ubundi ncomoke ibindi byaba ari amahane papa buryohe mbabura wegere hano kuri stage ngira akantu nkubaza kamwe konyine twigurukire ni inyigisho zerekeranye na cano yanyu papa buryohe sibyo namwe mwumve iki kibazo kirabareba bamwe muri mwe ni iyihe mpamvu abakobwa bafite infection zo muri Afrika y'Epfo usanga banuka nk'amafi yatangiye kugira kwangirika donc urareba uriya muhanda ugana Nyabugogo uciye ku Kinamba mu Ndagara umukobwa rero ufite infection hari ukuntu usanga afite karagahumuro ni ikihe kibitera umwanda okay kuburebure mwagana YouTube channel ya Buryohe TV episode ya mbere papa buryo utaragenda hari agastori kamwe nkufitiye njewe nturanye n'uwo mukobwa ni nayo mpamvu nari mbikubajije kugira ngo nze kuza kumugira inama uwo mukobwa nagiye kumusura ngeze mu nzu ye numva na amafi gusa ebane haranuka
none ngiye kubera ko nayo mbizi ko ari ibintu by'ama infection ndapfusha ndaheza haba hinjiye igitipe cy'inkonkobotsi kikinjira ngo ibindi ibiki ngo biri hano ngo munzi noneho uwo mukobwa ndamusova nditangurana ndavuga nti hari igifi kinini hano twari twaguze aravuga ngo none se ngo kiri kuhamara iki ngo mwagikawusha ngo mu mavuta noneho umukobwa yumvise ngo bagiye kumukawushiriza ikintu abarisajije ngo baragikawusha ngo se ngo n'icyayi ngo ariko ngo abahungu b'iki gihe mwabaye muto abakobwa muri hano nimutamwibuke kubikawusha murakoze cyane Abakobwa